Shimwe mwami Yesu, turaje mu bwiza bwawe Yesu, wowe dukeneye mwami, turashaka gusa nawe, turakwifuza muri uyu mwanya, muri iyi minsi mwami 40 turimo dusenga turi imbere yawe mwami. Shimwe mwami Yesu. Mana yanjye sinifuza gutaha uko naje, ngirira ubuntu sakazaho urukundo, muri wowe ziko ariho nzaruhukira iteka, imiruho y'isi n'imisozi nurira. Mana yanjye sinifuza gutaha uko naje, ngirira ubuntu sakazaho urukundo, muri wowe ziko ariho nzaruhukira iteka, imiruho y'isi n'imisozi nurira. Ndaje mu bwiza bwawe, ndaje ungirire neza, ndaje numva icyo umbwira, rya jwi ryawe ryongorera, ndaje neza ugutwi umbwire, ngaho ngenza uko ushaka. Hari impamvu ituma muri imbere yawe ndamya, ndirimba zaburisha wakoze umurimo, wambereye ishungu ubwo nari uwo kuzapfa, umpindura umwana wawe ndaje nshima. Ndaje mu bwiza bwawe, ndaje ungirire neza, ndaje numva icyo umbwira, rya jwi ryawe ryongorera, ndaje neza ugutwi umbwire, ngaho ngenza uko ushaka, ngaho ngenza uko ushaka Yesu, ngaho ngenza uko ushaka mwami w'abami Yesu, ngaho ngenza uko ushaka. Ndakwifuza Yesu, ngaho ngenza uko ushaka. Haleluya. Ikaze kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe. Kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda turi umuryango. Uyu munsi ni umunsi wa 18 w'urugendo rw'iminsi 40 y'amasengesho, aho turi kwifashisha igitabo cy'ubuzima bufite intego. Inyigisho yacu y'uyu munsi ifite umutwe uvuga ngo ubuzima bw'ubusabane. Turi bwifashishe imirongo dusanga muri Bibiliya, urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya 3 ku murongo wa 15. Turi buze gusoma kandi na Zaburi 133 umurongo wa 2. Mureke dusome duhereye mu Bakolosayi. Abakolosayi 3:15 haravuga ngo mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe kuba umubiri umwe,
kandi mugire imitima ishima. Naho muri Zaburi y'133 n'umurongo waho wa mbere haravuga ngo, dorere erega ni byiza ni by'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje. Muri Zaburi tumaze gusoma yanditswe na Dawidi, yararebye asanga ari iby'igikundiro kandi ko ari byiza, ari ibyo kwifuzwa ko abantu bahuza bakabaho ubuzima bw'ubusabane kandi bwo kwishimirana. Iyo hari ubushake bwo mu mitima mu bavandimwe bwo kuba hamwe, ubumwe burasagamba. Abavandimwe muri Kristo Yesu bagomba kubaho ubuzima bwo kwishimirana, bakishimira igihe bari hamwe. Ubu bumwe ntibushakishwa, ni ubumwe buvubuka mu mitima y'abakundana nk'uko biri cyangwa byakabaye mu bavandimwe muri Kristo Yesu. Ni ugusangira ubuzima, ni ugukundana bitarimo kwikunda kandi bitarimo n'uburyarya, nta buriganya. Ni ukugirirana neza mu bikorwa, kwitanga utitangiriye, kwifatanya mu kababaro n'ibindi tugomba kugirirana nka bene data muri Kristo Yesu. Twakibaza tuti, ese ni irihe tandukaniro riri hagati y'ubusabane nyakuri n'ubusabane bujenjetse? Icya mbere ni uko mu busabane nyakuri abantu bagaragara uko bari. Ubusabane nyakuri ntabwo ari aho baca hejuru y'ibibazo by'ubuzima, ni uguhura no guhuza mukabwirana ibibazo mufite n'akari ku mutima. Kugaragara uko uri bisaba ubutwari ndetse no guca bugufi, bisaba gutinyuka guhangana n'ubwoba bwo kugaragara uko uri, kwemera ko abantu bashobora kutugaya ndetse ko dushobora no kongera gukomereka, kwemera kugaragara uko turi mu maso yacu ubwacu ndetse no mu maso ya bagenzi bacu ntago byoroshye, ariko ni kimwe mu kiguzi tugomba kwemera niba dukeneye ubusabane butajenjetse. Icya kabiri, mu busabane nyakuri abantu baba magirirane. Umuntu aratanga akakira kandi ni ukwemera kwishingikiriza ku bandi. Dukomera mu kwizera iyo abandi bagendana natwe kandi bakadutera inkunga. Ijambo ry'Imana kandi ritubwira ko tuzabazwa ibyo twakoreye abandi. Kuba magirirane rero ni ngombwa. Icya gatatu, mu busabane nyakuri abantu bahabonera imbabazi. Imbabazi zikemura ibintu bibiri mu buzima bwa muntu: gukenera kugira ukumva ndetse no gukenera umuntu wumva amarangamutima yawe kandi akayaha agaciro. Burya igihe cyose ugerageje kumva undi kandi ugashimangira amarangamutima ye, uba wubatse ubusabane. Icya kane, mu busabane nyakuri abantu bahabonera impuhwe. Umuntu yaremewe kuba mu bandi kandi uri mu bandi ajya kosa, agasitara, agakenera kugarurwa mu nzira. Gusharira no kutababarira bisenya ubusabane. Iteraniro ry'abakristo ni ahantu h'ubuntu, aho amakosa adashimangirwa ahubwo hasaza impuhwe. Dusoza, reka buri wese azirikane iyi ngingo, yibwira ati, nkeneye abandi mu buzima bwanjye. Hari n'umurongo wafata mu mutwe wagufasha kuzirikana ingingo twizeho uyu munsi. Twasoma Abagalatiya 6 ku murongo wa 2. Haravuga ngo, mwakirane ibibaremerera kugira ngo abe ariko musoza amategeko ya Kristo. Ikibazo kandi n'ubundi wakibaza ku bijyanye n'ubuzima bw'ubusabane: ni izihe ntambwe natera uyu munsi kugira ngo negerane n'undi mu Kristo mu buryo bwuzuye bw'ukuri, uburyo bushyika ku mutima? Tuzirikana ko twaremewe kuba mu bandi kandi tukabaho ubuzima bw'ubusabane. Mbasabiye umugisha uva mu gusabana kw'abana b'Imana. Murakoze, murakunzwe.